ku itariki eshanu z'ukwezi kwa mbere umwaka wa 2026 nibwo umugabo Tshisekedi yagize gutya yerekeza i Rwanda mu gihugu cya Angola, akaba yaragiye guhura na mugenzi we Joao Lourenço wa Angola. Icyo bari bagiye kuganira nta kindi ni ugutangiza ibiganiro bishya bihuza abanyekongo bose barebwa n'ikibazo cy'amakimbirane mu burasirazuba bwa Kongo, ariko Tshisekedi asaba Lourenço kumuvugishiriza abazabyitabira. Mama 23 ihamagajwe i Kinshasa nonaha, itezwe umutego ukomeye cyane. Ngibyo ibyo tugiye kwibandaho, niyo ngingo nyamukuru tugiye kugarukaho. Icyo gihe mu bo Tshisekedi yifuzaga ko bitabira ibiganiro bya Kinshasa harimo abanyapolitike bashyigikiye ubutegetsi bwe, abo nibo ba mbere, abakabiri abatavuga rumwe nawe, abagatatu abarwanya ubutegetsi bwe bakoresheje intwaro nka Mama 23, abakane societe civile, abagatanu abanyamadini n'amatorero. Bivugwa ko leta ya Angola yamaze kuvugisha benshi mu banyapolitike batavuga rumwe n'ubutegetsi bwa Kongo. Abo ngo bakaba bashobora kwitabira ibiganiro by'amahoro bishya. Tshisekedi yemereye Lourenço ko leta ye izarekura zimwe mu mfungwa za Mama 23, ariko ko dosiye ya buri mfungwa izigwa kaparika cyangwa igasuzumwa harebwe ibyaha buri wese akurikiranyweho, hakarebwa niba koko ibyo byaha byababarirwa. Kinshasa yemeza ko Tshisekedi yifuza ko Mama 23 itangaza ko ihagaritse imirwano, kandi ko leta ya Kongo ari izagenzura niba icyo cyemezo cyubahirizwa koko. Ngibyo ibyo tugiye kwibandaho turebe. Tugiye kureba uwo mutego ukomeye Mama 23 itezwe none ahangaha. Amakuru rero agezweho aravuga iki? Nubwo biriya byose byabaye ndetse n'ibiganiro Tshisekedi akabigirana na President Lourenço wa Angola, ubu ikiriho nuko hari umutego ukomeye Mama 23 iguyeho. Ubu none aha nibwo yamenyekanye amakuru yuko ku busabe bwa Tshisekedi Mama 23 yamaze gutumirwa na President wa Angola Lourenço, akaba amaze kuyitumira i Kinshasa mu biganiro. Ndetse President Lourenço yamaze gusa naho yemeza ko igihugu cye kizitabira biriya biganiro nk'umuhuza, ndetse akaba yaramaze kuvugana n'abatavuga rumwe na Tshisekedi, ndetse akaba haraganiriwe no ku bindi byose byatuma ibiganiro bibasha kubaho kandi bikitabirwa na buri wese. Ubu ngubu mu buryo budashidikanywaho amakuru y'ibanga atugezeho nuko invitation Mama 23 yamaze kuyibona, position yayo yamaze kumenyekana. Abo bagabo bavuze ko batazigira bitabira ibiganiro bya Kinshasa mu gihe leta ya Kongo itarasohora itangazo rikuraho cyangwa ritesha agaciro ibiganiro bya Doha. Icyo nicyo uwo n'umurongo yafashe. Byumvikana ko bamaze gutanga icyemezo cyangwa bamaze kwemeza ko batazigira bitabira ibiganiro bya Kinshasa. Kutitabira ibiganiro bya Kinshasa bifite izihe ngaruka? Ibyo ngibyo tugiye kubireba. Urebye ni umutego ukomeye cyane uyu mutwe utezwe, umutego usanga iyindi myinshi wagiye utegwa. Tugiye kubanza turebe ese ku rwego mpuzamahanga niba utumiwe mu biganiro ukanga kubyitabira, ku rwego mpuzamahanga bivuze iki? Bivuze ko kutitabira biriya biganiro babikoze nyine nk'umutego wateguwe mu buryo mu byo twatangaje bibanza twaberetse umugambi wa Tshisekedi na Lourenço. Gutega rero mu 23 kugira ngo ititabira biriya biganiro harimo ikintu cyitwa ko mu gihe wabunaniwe kwitabira biriya biganiro bishobora gutuma uyu mutwe wa Mama 23 ubonwa nk'umutwe wimanye inzira y'ibiganiro bikenewe kugira ngo amahoro agerweho. Bivuga ngo mu maso ya African Union, mu maso ya Loni, mu maso y'umuryango w'ubumwe bw'Uburayi European Union, mu maso ya Amerika n'abandi bafatanya bikorwa, uyu mutwe wa Mama 23 wahita ugaragara nk'udashaka amahoro cyangwa nk'uwimanye
inzira y'ibiganiro biganisha ku mahoro, niko yahita ugaragara. Leta ya Kongo icyo gihe irahita ibona ishingiro ryo gukomeza kuyifata nk'umutwe w'iterabwoba aho kuyifata nk'umutwe wa politike ushaka ibiganiro bigamije ineza y'abanyekongo. Ibyo ngibyo rero n'undi mutego, ariko turaza no kureba impamvu mu 23 itagomba kwitabira biriya biganiro bitewe na processes ya Doha irimo. Abahuza nka Angola, Qatar, East African, SADC bose bashobora guhita bagabanya icyizere bari bafitiye mu 23. Muri diplomasi iyo utitabiriye ibiganiro ubusa naho utanze urwaho rw'uko n'uwakurengeraga abura ahantu hera. Wimanye room y'ibiganiro, wimanye room yo kugira ngo hashakwe amahoro binyuze mu nzira y'ibiganiro. Aho ngo ni muri diplomasi. Reka turebe kabiri ku rwego rwa politike n'umutekano ikibazo kirimo. Leta ya Kongo gutumiza mu 23 ndetse bakaba babonye invitation yaturutse muri Angola nkuko tumaze kubibona yatanzwe na President João Lourenço Goncalves. Bivuze ngo kuri Kongo yo mu 23 muzitagiyeyo babona yuko ari igihe cyo gukomeza cyangwa kongera ibikorwa bya gisirikare, yo yamaze kubona yuko ari byo bishobora kuba inzira ahubwo ibi biganiro ari inyandiko gusa cyangwa ari procedure iri gukorwa. Donc ikindi none abafatanya bikorwa ba Kongo bashobora kwemera ko igisirikare gikoresha imbaraga aho gushyira imbere ibiganiro. Dukuvuga ngo n'umufatanya bikorwa avugaga ariko nyamuneka mwikemuze ikibazo intambara, ashobora kuvuga niba mu muhanganye bigaragara ko badashaka kwitabira ibiganiro ni mukoresha imbaraga za gisirikare, ndetse hakagenda habaho n'uburyo hagenda hashyirwa imbaraga muri ibyo muri izo ngufu za gisirikare. Hari abatanga intwaro, hari abatanga igisirikare cyangwa n'abandi bose bashobora kugira icyo batanga kubera ko byabigaragaye yuko inzira y'ibiganiro yananiranye. 23 ishobora none guhita ishyirwa mu kato ka diplomasi. Urumva hari umutego, hari imitego yo mu bwoko bubiri. Hari umutego mu rwego rwa politike n'umutekano, hakaba n'umutego mu rwego rwa diplomasi. Ibyo rero urumva ni nk'umutego wicaye urategwa kandi utegwa habanje kuba consultation zikomeye cyane ku buryo byanze bikunze biri busabe diplomasi ikomeye kugira ngo 23 ivaruke iki kintu. Ari nabyo twavuze ngo ibi ngibi byo kugira gutya none bagashyingura inzira karengane z'ibitero by'imasesi, nabyo biri mu mpamvu zishobora kuzabarengera bavuga ngo ntago dushobora kwitabira ibiganiro n'umuntu urimo kwica abaturage. Ikindi rero hari ingaruka zishobora kubaho. 23 nayo ishobora kureba ikavuga ngo ibiganiro bya Doha hari umurongo ukomeye twari tumaze kugeraho. Twari tumaze gutera intambwe ikomeye, amahanga urugero nka Leta Zunze Ubumwe za Amerika cyangwa se na Qatar n'abandi baramaze kudukonsidera nk'abantu bashaka amahoro, kandi twaricaye no ku meza. Ibyo ngibyo biraduha imbaraga nyinshi cyane nk'abantu batangiye dufatwa nk'umutwe w'iterabwoba. Hari imbaraga twari tumaze kubona. Kubw'ibyo rero gusa naho dutesheje agaciro aho hantu twari tumaze kubona imbaraga, twari tumaze kubona izina, tukajya hano aho bagiye kudusinagaza uko bishakiye kubera ko ari ibiganiro byateguwe n'uwo duhanganye. Ibiganiro byateguwe n'uwo duhanganye. Nubwo bavuga ngo umuhuza ngo mediator ngo ni Angola, ariko bigaragara ko ari ibiganiro byateguwe na Tshisekedi ubwe, ahubwo noneho agashaka Angola ngo imubere nk'agakingirizo kugira ngo bazavuge ngo byateguwe n'umuntu uri netre, ahubwo ahamagaye impande zitandukanye. Iyi dialogue nationale twamaze kubona ko nta kintu ishobora kuzageraho mu gihe hatarimo les acteurs principaux b'amakimbirane ari mu gihugu. Turebe noneho ese koko ibi ngibi biragira ingaruka ku biganiro bya Doha byari bihari 23 yabonaga ko ibifitemo faveur. Yego twabibonye ko zihari. Impamvu y'urwego rwa diplomasi nukuvuga ngo 23 ishobora kuba yaravuze ngo okay, twebwe ibyo biganiro turabizi muri kubitegura, ariko none ni mubanze mugaragaze ko ibyo biganiro byasimbuye ibya Doha, mutesha agaciro ibiganiro bya Doha.
leta ya Kongo ibinyujije mu muvugizi wayo iti oya ibiganiro ntago bisimbura ibya Doha ahubwo n'ibindi biganiro byateguwe n'umuyobozi uyoboye African Union kandi ugeze no kugira uruhare mu buhuza muri iki kibazo n'initiative ye. None mu 2023 dushobora kubereka avuga okay twebwe ntabwo dushobora kohereza intumwa zacu i Kinshasa kubera ko ntihatekanye. Abayobozi bacu cyangwa aba negotiators bacu ntago dushobora kubohereza i Kinshasa kubera ko ntago batekanye. Hari n'abantu nigeze kubona bavuga ngo okay niba Tshisekedi ashaka guhamagaza ibiganiro ngo bibere Kinshasa, mama 2023 nayo nimwe impose imubwire ngo dushaka ko ibiganiro bibera Goma cyangwa bibera Bukavu, turebe yuko koko abo bantu baza bakajya muri iyo zone irimo iyoborwa na mama 2023. Shobora kuvuga ati twebwe uburinzi bwacu ntago bwaba bwizewe mu gihe kandi ntago turi tayari kwiroha mu rwasaya rw'intare. Ntabwo rero dushobora twige kujyayo kuko n'uwagiyeho wacu yatabwa muri yombi cyangwa umutekano we ntabwo waba wizewe. Ibyo ngibyo babyanga abajya kunegosia ku ruhande rwabo bakavuga ati ntago twizeye umutekano wabo kubwiye impamvu ntago twakwitabira ibi biganiro. Iyo ni impamvu ya mbere. Ikindi nuko ngo mama 2023 irimo iratinya ko ibiganiro byahinduka bikaba ibyo gushyikirizwa ubutabera aho kuba ibiganiro bya politike. Ako nako gashobora kuzamo bikaba ari ibiganiro bigamije kuvuga ngo okay niba hari abaje cyangwa niba ari byagenze gute reka bibiganira ahubwo noneho bigamije kuba twabafata tubajyane mu butabera aho kugira ngo tuganire kuri politike cyangwa kutuganire no ku bindi byose byakemura ikibazo. Ikindi bashobora gutinya yuko ibi biganiro byaba ari ibiganiro bidafite umuhuza wigenga. Nukuvuga ngo kugeza ubu ngubu twabonye ko mu kwa 12 kugeza kuri gitariki Tshisekedi amaze kujya muri Angola Rwanda inshuro 3. Izo nshuro 3 zose mbere na mbere inshuro ya mbere twabonye ko yagiye i Rwanda, byahishuwe ko yagiye i Rwanda agiye gusaba abasirikare baza kumufasha ku rugamba. Hanyuma riramuhakanira bitewe naho ibiganiro bya Doha byari bimaze kugera, bitewe n'amasezerano yari amaze gusinyira i Washington, ahubwo imugira inama yo kugenda agakora implementation y'amasezerano ya Washington ndetse akakomeza n'ibiganiro bya Doha. Arabyemera kubera yuko ingabo yari azibuze. Ubwo no kuvanga solution ya mbere ko ngifite mujye munabyumva neza ni solution y'intambara yo gukoresha intambara kugira ngo iki kibazo gikemuke. Hanyuma maze kubura ingabo ejo bundi ku itariki muri uku kwezi kwa 5 nibwo na kwa mbere nibwo yongeye gusubira Angola, ariko noneho ajya kuvuga toke hari design nakoze bankoreye nziza y'ibiganiro. Hari design nziza y'ibiganiro imeze nk'agakote keza kadoze, nagira ngo uzaze umfashe kukambara tubigereranye dutyo. Hari ibiganiro byiza nabashije kudesigninga, ndagira ngo uzaze umfashe gutuma tubiganiraho cyangwa tubishyira mu bikorwa. Ibiganiro bya designizwe nande na leta ya Kinshasa. Umuhuza ninde ni Lorenzo. Ntabwo mama 2023 imufitiye icyizere bitewe n'umubano, bitewe n'ibyo yagiye atangaza ntago agifitiwe icyizere. Ibyo no mama 2023 irabireba nabyo kavuga iti oya ntago dushobora kwitabira ibiganiro mediator ari umuntu tudafitiye icyizere adafatwa nk'umuhuza wigenga. Mu gihe babona yuko Qatar cyangwa Doha ari nk'ahantu hatabogamye baganiraga bakumvwa bagatanga ingingo ikumvwa n'abandi bagatanga ingingo ikumvwa, bore bashobora kubyanga. Ibiro ni bisanzwe mu biganiro by'amahoro. Nukuvuga ngo aho ibiganiro biba bigomba kurebwa niba umuntu uri buze kubyumva koko ari umuntu utabogamye cyangwa ari umuntu ubogamye. Ibyo ni bisanzwe. Hanyuma ingaruka ku biganiro bya Doha, kwitabira kwa mama 2023 iramutse yitabiriye ibiganiro hariya i Kinshasa, nukuvuga ngo byagaragariza Qatar yuko nta gaciro igifite. Byaba bisa nk'ibitesha agaciro imbaraga zose Qatar yashyize mu biganiro. Byashobora gutuma Doha cyangwa se Qatar isa nk'itarimo agaciro, nk'iteshejwe agaciro, cyangwa se mama 2023 byabiguye mu mutego wo kwemera ko ikibazo ari icy'imbere muri Kongo gusa, kandi ifite ikibazo cy'impunzi,
ifite n'ibindi bibazo bitandukanye, ifite ibibazo biterwa n'u Burundi, ifite ibibazo biterwa n'Ububirigi, ifite ibibazo biterwa. Nuko kujya Kinshasa rero yaba yemeye yuko ikibazo nyine ari icy'imbere muri Kongo, kandi iyo si kibyemera. Ariko kandi kwitaba cyangwa kuba yagidoha nubwo byaba bitesheje agaciro kwitaba Kinshasa, nubwo byaba bitesheje agaciro yenda Doha, ariko ntabwo byabikuyeho burundu, kuko nk'ibi biganiro byateguwe nk'ibiganiro by'inyongera, ntabwo byateguwe nk'ibiganiro biza gusimbura ibi processes ya Doha. Kutabyitabira burundu cyangwa gusa naho mama 23 naho harimo n'undi mutego, iramutse yanze kujya Kinshasa, hari igihe Kongo nayo ishobora kuvuga ingoke twabatumiye iwacu muranga, none natwe Doha ntabwo tuyifitiye icyizere, mwanze kugirira icyizere ibiganiro byacu, none natwe Doha ntabwo tuyifitiye icyizere. Isesengura rero ryoroshye. Tshisekedi ahamagara mama 23 Kinshasa ashaka kwerekana ko guverinoma ye ifunguye ibiganiro ndetse yiteguye noneho kuganira, bityo biramuhereza amanota muri diplomasi mpuzamahanga menshi. Ndetse mama 23 yanze ishaka kugumana ibiganiro byo ku rwego mpuzamahanga bya Doha, aho ifata nk'umufatanyabikorwa, byagaragaza yuko nayo hari izindi imbaraga ifite. Doha ni ukuvuga ngo ifatwa nk'ikibuga kidafiteho kibogamiye, gifasha mama 23 kugumana isura ya politike aho kuba y'inyeshyamba. Mu gihe hari igiye kwitabira ifite isura y'inyeshyamba ndetse ifite n'isura y'u Rwanda. Aho ngo mu gihe Doha ntabwo ibyo ngibyo birimo, ifite isura yahawe isura ya politike aho kuba isura y'inyeshyamba gusa. Ni ukuvuga ngo rero impande zombi zirimo zirakina umukino witwa nguki, zirimo gukina umukino witwa twite W, who controls the narrative. Who controls the narrative? Ninde mu byukuri ugenga ibyo biganiro. Bivuga ngo kutitabira Kinshasa biraha leta ya Kongo intwari ikomeye ya diplomasi, birashyira mama 23 mu mwanya mubi mu maso y'abahuza n'abaterankunga b'amahoro. Ariko none kwitabira Kinshasa byashobora gutinza cyangwa guca intege ibiganiro bya Doha, ariko none bigatanga icyizere cy'uko mama 23 yemeye inzira ya politike. Inzira ari hamye kuri mama 23 kwemera ibiganiro, ariko igasaba ko bibera ahantu hatabogamye, hafite umutekano n'umuhuza wemewe. Ibyo ikabikora mu nyandiko isobanutse, aho kwanga byeruye kwitabira ibiganiro. Niko twe tubibona. Turabona ko mama 23 ishobora gusaba ngo yenda ibiganiro bibere yenda muri Kenya. Gusa Kongo ntabwo yemera Kenya, ivuga yuko ari mama ariho AFC yavukiye. Bashobora no kwifata bakavuga ati yenda bibere Cairo mu Misiri, cyangwa se bibere muri Maroc, nta kintu bitwaye, cyangwa se bibere n'ahandi hantu hose, bibere mu Bugande bwo ntabwo byakunda naho. Ntabwo Bugande byakunda. Uganda ifatwa nkaho inyuma ya rido ishyigikiye mama 23, mu gihe Tanzania nayo ifatwa nk'ishyigikiye FARDC. Uburundi nabwo ni impanga ya FARDC, Evariste ni impanga ya Tshisekedi. Mu byukuri umuhuza afitemo ikibazo. Ikindi aho ibiganiro bigiye kubera bifitemo ikibazo kubera n'umutekano wa mama 23. Ifite ikibazo ku mutekano wayo, ifite n'ikibazo ku muhuza. Ikintu cyabaho mama 23 ni igenda ikora inyandiko isobanutse igaragaza ko ishyigikiye ibyo biganiro, ndetse yifuza no kubijyamo kubera ko ari ibiganiro birimo gutanga umusanzu mu kugarura amahoro. Ariko noneho ntabwo dushimye yuko venue Kinshasa ntabwo tuyishimye. Ikindi cya kabiri, ntabwo twemera umuhuza muri ibi biganiro kubera ko tumufata nk'umuntu ubogamye. Kubw'iyo mpamvu hashaka umuhuza mu bindi biganiro, umuhuza w'ibi biganiro utari uyu nguyu utarangora, hanyuma naho bigomba kubera bibera handi kubw'impamvu z'umutekano wacu, kuko mama 23 yabifite ikintu shingiraho. Buriya abantu batari babizi, buriya Tshisekedi ari amasezerano yasinyanye na mama 23
muri Uganda mu 2018 mu kwezi kwa 10 agamije kumufasha kujya ku butegetsi, ariko aya masezerano yose ntayo yubahirije. Tshisekedi yigeze gusinyana nanone amasezerano na 23 yasinyanye amasezerano na Kabila ikikangati, basinyana amasezerano yuko ngo yamuha ubutegetsi, ariko noneho bitandukanye nuko abaturage babigenje nuko abaturage bari batoye, ariko ibyo yamwituye barabibonye. Nukuvuga ngo rero ntabwo Tshisekedi kugeza ngubu ari umuntu ufite icyizere imbere ya 23 n'imbere y'aba muri opposition, ku buryo 23 ishobora kwiyahura Kinshasa. Ariko nanone niyanga ibiganiro mu buryo bweruye, ahubwo nikora inyandiko igaragaza iby'inenga, igaragaza ko inenga umuhuza, cyangwa se igaragaza yuko irimo kunenga ahantu ibiganiro bizabera, gusa igaragaze ko ibishyigikiye n'ubwo inenga ibyo bintu. Reka rero twambuke nanone turebe Tshisekedi agize gutya ashyiraho ibintu bisa naho bikomeye ku bayobozi, cyane cyane mu bijyanye na communication ikomeye cyane. Ni ibintu naho bifite ukundi kuntu bifashwe, kuko avuze ko yafashe icyemezo cyo gukaza imyitwarire n'imvugo z'abagize guverinoma cyangwa abayobozi mu by'ingabo, mu by'umutekano no mu by'ububanyi n'amahanga, kubera ko ngo ibintu Kenge yakoze byatesheje amanota leta ye. Ndetse ngo n'ibintu bigenda ejo bundi Muzito yagize gutya aratangaza ngo hari miliyari 5 ngo bagiye gushora ngo mu ntambara yo kurwana n'u Rwanda, miliyari 5 z'amadolari. Ejo bundi undi muntu undi mu ministry agira gutya aravuga ati twebwe rwose ingabo zacu ziraciriritse, ati bo babonye twite ebyiri gusa, 23 itaragera muri Uvira, nako itaragerana n'uzi itaragerana Sange, baba barirukansa urugamba baba bararutaye. Ati rero izo communication zose zigenda zikorwa dushaka ko ziba control. Reka rero tubashimire, turasubira mu kanya.